papa ese nawe urashaka mama hari ikintu waba ushaka Imana yagukorera rubyiruko hari ikintu waba ushaka ngo ugire ishyaka nk'iry'uyu muririmbyi yaravuze ngo ndashaka kugukurikira buri munsi mwami wanjye nubwo ndi umukene ariko ndumva nshaka kugukurikira kuko mu bukene bwanjye ninkukurikira ntabwo bari bumbesheshe amafaranga aravuga ngo ndashaka kugukurikira ayiwe aragira ishyaka ryiza cyane aravuga ngo nubwo ndi umushomeri ndumva nshaka kugukurikira ntago ndi bwicira inzira ntago nshaka kujya kwiba kuko nzi neza yuko ngiye gukurikira byanga aravuga ngo ndashaka kugukurikira nubwo mfite uburwayi maranye igihe kirekire agira ishyaka aravuga ngo ndumva nshaka kugukurikira ntago ari umuntu yavugaga ntago ari so wanyu yavugaga ntago ari nyoko wanyu ahubwo yari yarashubije amaso inyuma ujye wibuka urukundo rw'Imana icyo rukumariye ujye wibuka ko urukundo rw'Imana rwakwambitse wari ugiye guseba ujye wibuka ko urukundo rw'Imana rwakugaburiye ujye wibuka urukundo rw'Imana ko rwakwinjije aho utari kwinjira niyo mpamvu yavuze ngo ko wari warabuze umuntu bikubwira ariko reka nze mbikwibutse nimba uzi neza yuko uri kwakira ikintu kitavuye mu bubasha bw'Imana kitavuye mu mbaraga z'Imana kitavuye mu gukora kw'Imana nimba uzi neza kuri kwakira ikintu kinyuranyije n'iby'Imana ikunda nagira ngo nkwibutse yuko ako ngako ni akamanyu k'umutsima kari bukuryohere uri bwambara uberwe birashoboka ko waba uri no mu nzu nziza ariko nyamara uyikwishyurira ntambanyi bwaragutemye amagambo yaragutemye kwirirwa usebanya byaragutemye ayiwe kutanyurwa byaragutemye bugambanyi bwaragutemye ariko haracyariho amahirwe yewe mukobwa we nyemerera ugirire ishyaka nk'iry'uyu muririmbyi yagize nawe ushake gukurikira Yesu kuko ari we nzira y'ukuri arabasha kukuyobora inzira y'ibiri butume icyakugize imbata kimwe cyarakunaniye kureka n'ahandi inzira ndi bukubwire ndayikuganisha kuri Yesu ni uri butuma ubusinzi bwakugize imbata bubasha gucika Yesu ni uri butume icyakugize imbata cy'ubusambanyi icyo nicyo kiri bucike nta handi uri bubikure urakwereka nta yindi ni ugushaka Yesu ukamubwira ngo ndumva nkukeneye muri shamburete mbamo ndagukeneye ayiwe ndumva nkukeneye muri iyi nzu nini mbamo ndagukeneye mu bushomeri ndagukeneye ntafite imyenda yo kwambara ndagukeneye ayiwe ndagukeneye papa ndakwinginze muvandimwe mama rubyiruko barumuna banjye bakuru banjye nta handi nsinziri nta handi uzakura ikintu cyatuma ikintu cyakugize imbata kivaho kikarangira usibye nawe kuba wagira inzara we riyo yaje muri wowe abasha kukumanagingira ibyo uri buvuge abasha kukumanagingira ibyo uri bukore nubona uri kunyuranya n'ibyo Mwuka Wera ashaka umenye yuko ubwo Mwuka Wera ntawe ufite nubona uri muri korari usunikana n'ukuyobora umenye yuko Mwuka Wera ubwo ntawe ufite utangira ubwire Yesu ngo ndumva nshaka kugendana nawe nimba uri gusunikana na pasiteri wawe umenye yuko ubwo Mwuka Wera ntawe ufite nimba muri karitsiye utari kubana neza n'abantu amahoro umenye yuko ubwo Mwuka Wera ntawe ufite nimba ku kazi ukora utari kubana neza n'abantu amahoro umusaraba niwo bendera
hamwe n'umusaruro TV tubifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza muri Kristo Yesu. Nkuko musanzwe tugendana, njye nitwa Theoneste ntirenganya niyo mazina yanjye. Ndabashuje kandi mbifurije kugubwa neza mu mwami. Reka tuvuge ngo uyu munsi tubifurije kugira amahoro y'Imana. Iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda turabashuje tubifurije kugubwa neza kandi no gukora subscribe ku nshuti zacu zitari zakora subscribe no gukora share ku nshuti zacu zitari zazikora. Mbibutse ko subscribe no kugira ngo mudutera inkunga. Icya kabiri no kugira ngo uko tuba dushyira ikiganiro mujye muhita mukibona ako kanya. Imana ibaho umugisha. Gukora share rero dufasha kwamaza ivugabutumwa. Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza numara gukwira isi yose nibwo imperuka izahera ko ikaba. Ni muri ubwo buryo no kugira ngo ivugabutumwa rigere kuri buri muntu wese. Murakoze cyane. Ntago rero tugarukira mu Rwanda honyine, twambuka n'imipaka tukagera mu migabane igize isi. Imana ibaho umugisha rero kuba dukurikira bari Burayi. Tubifurije amahoro y'Imana, bumva ururimi tuvugamo, ndetse n'abasirwa n'abandi muri Amerika naho nuko tubashuhuje. Afrika nayo tubifurije amahoro y'Imana, Aziya ndetse na Oceania ndetse n'undi mugabane cyangwa se ini ntare y'abadiaspora ya gatandatu niko bikunda kuvugwa. Imana aribaho umugisha. Turabizi ko mudukurikiraho hose. Tubifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza. Tubazaniye umutumirwa kubera ko tuzi neza ko mukunda ijambo ry'Imana mugakunda ubuhanuzi. Uyu ni wa mukunzi wanyu bita Oda Muhimpundu. Oda yagarutse imbere yanyu, ariko kandi nubwo mbimuvugiye reka musabe abyivugire. Uraho neza? Amakuru y'iminsi? Ndabona wishimye. Yesu yaravuze ngo mwishime iteka. Ni muri ubwo buryo wishima nawe iteka? Yego. Imana iguhe umugisha. Suhuza rero abaguteze amatwi muri kano kanya. Ndabasuhuje mwese aho muri hatandukanye. Amahoro Yesu atanga abe kuri mwe. Nkuko yarabibabwiye, nitwa Muhimpundu Oda, undi Imana nabo yaremye. Ndabakunda. Muhimpundu Oda, Imana iguhe umugisha. Kandi ntago twebwe ntago hano wahita ubona ko bagushuhuje, ariko tubibona muri comment. Iyo bagushuhuje tubibona muri comment bakurifuriza amahoro y'Imana. Ariko kandi kuba mwumva namwe mujye muri comment mwandike musuhuza mumwifuriza amahoro y'Imana, biradufasha cyane. Imana iguhe umugisha Oda. Turabizi neza ko ukunda kuvuga ijambo ry'Imana, ariko kandi mu mpano ugira harimo no kuririmba, harimo n'ubuhanuzi, harimo no gusengera abarwayi. Izo mpano reka tukubaze akabazo k'amatsiko. Uzimaranye igihe kingana icyo uzihawe? Ndi umwana muto, mfite imyaka 8. Nibwo nakundaga kuba ndi mu ishuri ry'abana kuno biga ku rusengero, ariko twakoraga amasengesho. Najyaga rero ndyama nkaba nabona inzozi nijoro, nkazibwira ababyeyi baba baturera bakabasha kubiha ba nyirabyo. Nuko byagiye bitangira, ariko 2014 2015 ninjiramo cyane kuko iyo myaka yindi nari umudivantiste. Ariko 2014 2015 kuzamura nibwo nongeye kuba ninjiye mu badeperi, ndongera ndatitiriza. Nanjye nagiye mbona nyine mbikora cyangwa mbivuga cyangwa ngira ibyo mbona. Nuko byagiye bigenda. Urakoze cyane. None muri izo mpano zose, impano ikunda kudomina cyangwa ukunda gukoresha cyane, y'ubuhanuzi, y'ijambo ry'Imana, yo kuririmba, yo gusengera abarwayi bagakira, ikunda kudomina cyane, wumva iruta izindi muri izo ngizo muri wowe, wumva ari nk'iyi? Nje byose numva bingana kuko igihe icyo ari cyo cyose zirakora. Zirakora? Yego.
Imana yakubwira ati igihe cyose zirakora kandi zose zirangana. Imana igumugisha kandi byiza cyane iyo impano zose zingana, buriya biba ari byiza cyane. Tukubaza akabazo k'amatsiko kandi udusubize kandi nak'ingenzi. Ukunda ni kangahe mu cyumweru ukunda gusoma ijambo ry'Imana? Ntabwo ari mu cyumweru, ahubwo ni buri munsi. Buri munsi? Yego. Bivuze ngo ni ibyo kurya bya buri munsi? Ni ibyo kurya bya buri munsi, kuko niyo naba narangaye inshuro ziba nkeya ni 3 ku munsi. Yego. Imana igumugisha. Urakoze cyane. Inshuro ziba nkeya ni 3 ku munsi. Kuba dukurikiye mbibutse ko ijambo ry'Imana umutsima utera imbaraga, kandi buriya iyo umuntu akunda gusoma ijambo ry'Imana ntabwo akunda kuvangira, kuko ijambo ry'Imana riba ryihagije muri we. Niki wabwira abakunzi bawe cyangwa se abakunzi b'aya mateleviziyo ikiganiro kizacaho mu bigendanye no kubakumbuza gusoma ijambo ry'Imana? Niki wabwira abaguteze amatwi? Ikintu nababwira nabakumbuza gutinda mu ijambo, bituma hari imico n'imyifatire yawe ihinduka, nta n'umuntu urinze kubikubwira, ariko bitewe n'uko usanze ijambo rikubwira bigahindura umutima wawe. Icyo nicyo cyiza cyane kiba mu ijambo. Ijambo rituma riguha inzira ugenderaho muri ubu buzima. Urakoze cyane. Ijambo rigutuma ugira kuntu ugenda mu buzima, kandi reka ijambo ryambwiye ngo abiki bakeneye ijambo ry'Imana. Nta kindi twumva twabwira abantu, nta kintu twumva twamarira abantu, ariko kandi icy'ingenzi ni ukubakumbuza gusoma ijambo ry'Imana, kuko nibyo bifite imbaraga ku buzima bw'abakunda gusenga. Kandi mbibutse ko ahatari ijambo birambwira ngo nta buzima buba buhari, kuko mu ijambo niho hari ubuzima. Imana igumugisha rero, kandi ku bakunzi bacu mwese turakangura gusoma iri jambo ry'Imana, kuko niryo ribasha kugirira umumaro ubugingo bwacu. Imana ishimwe rero. Reka dusenge Imana, duhe akanya mu impundu aganirize abakunzi bacu. Kari usenga Imana bageze Imana ise ku mutima wawe. Murakoze. Data wa twese wo mu ijuru, Mana nziza irenganura abarengana, igaha ijambo utari kurigira, igakura ku cyavu, igahindura amateka. Wowe wimura imisozi yariri imbere y'umuntu, wowe uvugana n'ikibazo cy'umuntu bikemera, ni wowe tuje imbere, tuguciriye bugufi, duhinduye umushyitsi munsi y'amababa yawe. Imbaraga zawe reka zitubonekeho. Turi muri ya minsi ya Pentekote, dusabye Mwuka Wera kugira ngo abari uganza abashe gutuma tubasha kumenya uko ibihe n'ibihe bimeze, kugira ngo twoye guhindurwa nabyo, ahubwo dukomeze icyo ijambo ridusaba. Urakoze kuko wemeye kuba mu ruhande rwacu. Ibyo tugiye kuvuga turakwinginze ntibibe amasigara cicaro, bigirira umumaro abagiye kubyumva, nanjye bingirira umumaro njye ugiye kubivuga. Ni kubw'izina ryawe Yesu Kristo, amen. Komeza uganirize abantu. Ndabasuhuje nkuko natangiye mbibabwira, ndabakunda, ndi Imana nabo yaremye, ndakugereka ijambo ngo ntago ndobanura umuntu n'umwe, kuko ari ndamukunda, yaba asenga yaba atanasenga ndamukunda, kuko ashobora kuba adasenga ariko akazahinduka. Nicyo gituma nkunda umuntu uwo ari we wese uko ari. Wowe uzakurikira kino kiganiro usenga ndagukunda, wowe uzakurikira kino kiganiro utanasenga nawe ndagukunda. Rero umfashe
nanjye ngufashe tubashe kungurana tugire icyo tugeraho, twumve ijambo rigira aho ridukura rigire n'aho ridushyira. Nk'uko mubizi yenda kuba atanyumvise ubwa mbere, nkunda kuririmba. Ikintu cyose mbanje gukora mbanza kuririmba. Impamvu nkunda kuririmba nuko abatubanjirije byabafunguriye imiryango, bikabafungurira imigisha, imitima yabo yariboshye yarangiza ikabohoka. Byo babonaga ari umwijima byahindutse umucyo kubera kuririmba. Nanjye niyo mpamvu mbikunda. Abumva ndirimba buri munsi bambaza impamvu nsubira mu magambo atese Gorigota ku musaraba, niyo ndirimbo yonyine ugira. Abumva ndirimba buri munsi bambaza impamvu nsubira mu magambo atese Gorigota ku musaraba, niyo ndirimbo yonyine ugira. Nagaruka ubura inganzo cyangwa kubura amagambo, ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima. Nagaruka ubura inganzo cyangwa kubura amagambo, ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima. Uyu muririmbyi yaririmbye indirimbo nziza cyane iri mu bwenge. Aravuga ati nyamara nubwo mwumva mpora ku ijambo rimwe, nubwo muhora mwumva mvuga ko Imana itabara nkaguma kuri iryo jambo, nubwo muhora mwumva mvuga ko Imana yambika abantu nkaguma kuri iryo jambo. Aravuga ngo ntago ari uko mba nabuze ibindi bintu navuga, ntago ari uko mba nabuze ibindi bintu nakora, ahubwo nshingiye ko umusaraba wangiriye umumaro, nshingiye ko umusaraba nawukuyeho agakiza, nshingiye ko umusaraba nawukuyeho imbaraga, nshingiye ko umusaraba nawukuyeho ubutabazi, niyo mpamvu ngukunda. Aravuga ngo ntago ari ukubura inganzo, ntago ari ukubura ko mba nabuze ibindi bintu naririmba, ntago ari ukuvuga yuko mba nabuze ibindi bintu nakora, ahubwo akomeza avuga ngo iyo ndi kubivuga biranezeza, iyo ndi kubivuga bimpa inkomezi, iyo ndi kubivuga bimpa imbaraga. Niyo mpamvu yavuze ngo papa ni ukuri ntago ari ukubura inganzo, ngo ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima wanjye. Mu mutima we hari huzuye ineza y'Imana, hari huzuye ubutabazi, hari huzuye umunezero, hari huzuye uburyo yavuga kugira neza kw'Imana, ariko abona nta handi hantu ari bubinyuze, abona nta kindi kintu yabivugamo, abona nta kundi kuntu yabivuga. Arangije aravuga ati ni ukuri ntago ari ukubura inganzo, ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima wanjye. Abatubanjirije bwa mbere baravuga ngo icyuzuye umutima gisesekara ku mubiri. Niyo mpamvu nawe yavuze ngo ntago ari ukubura inganzo, ngo ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima we. Nawe unkurikiye uzakurikira kino kiganiro, ndabizi neza ko hari ibyuzuye umutima wawe. Rero abantu bibitindaho, abantu bigufataho komenti, bifata ijambo cyane,
ibyo uvuga ubwo nibyo bikuzuyemo mu mutima. Birashoboka ko wuzuye umutima wawe kuba wagira inama abantu. Birashoboka ko umutima wawe harimo kuba wavuga ijambo ry'Imana, ubwo nyine nibyo birimo mu mutima wawe. Rero njyewe uje imbere yanyu aka kanya, tugiye kurebana ni hehe, ni iki twakora kugira ngo ikintu cyatubase kibe cyarangira muri twebwe, ikintu cyatubase kitari cyiza. Birashoboka yuko wabaswe n'ikintu cyiza, ariko biranashoboka yuko wabaswe n'ikintu kibi. Nje kugira ngo turebe inzira, igisubizo cy'ahantu cyava, kugira ngo nimba warabaswe n'ikintu kibi, turebe igisubizo cy'ukuntu byagenda kugira ngo icyo kintu kirangire. Birashoboka ko wabaswe no kubeshya, ndaje kugira ngo tuvuge inzira y'uko byagenda kugira ngo icyo kintu gicike muri wowe. Birashoboka yuko wabaswe n'ingeso y'ubusambanyi, ariko ndaje kugira ngo tuvuge inzira y'uko byagenda kugira ngo icyo kintu cyakubase kirangire. Birashoboka yuko wabaswe n'ubugizi bwa nabi, birashoboka yuko wabaswe no kubeshyera abantu, birashoboka yuko wabaswe no kutanyurwa. Ndaje kugira ngo turebane ni iki twakora. Ese twabigenza gute? Ese byanyura mu yihe nzira kugira ngo ikintu cyabaye imbata kandi kibi kibashe kuba cyacika? Icyo kintu nicyo nje kugira ngo tuganireho, nawe wisuzume mu mico n'imyifatire byawe, urebe nimba hari ikintu cyakubase kitari cyiza, urebe nimba hari ikintu cyakubase kitari umumaro muri sosiyete, urebe nimba hari ikintu cyakubase Imana idakunda, Imana idashaka, Imana yanga urunuka. Icyo kintu nicyo nje kugira ngo turebeho. Niturangiza kukirebaho, dusenge dusaba imbaraga, Imana iduha imbaraga zo kwihanira kureka icyo kintu cyatunaniye. Nicyo gitumye nje imbere yanyu, nicyo gitumye nje kuganira namwe kugira ngo turebe inzira n'igisubizo n'ubutabazi, aho twakura inkomezi. Ese ni hehe twakura inkomezi zo kugira ngo dukuremo ikintu cyabase mu mutima wacu? Birashoboka yuko kikugize imbata yenda umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3, ariko kikaba cyazakura kikaba kinini muri wowe. Niyo mpamvu nje kugira ngo tugitangire hakiri kare, cyoye kuba cyakubangamira cyangwa ngo kibangamira abaturanyi cyangwa se ngo kibangamire sosiyete ubamo mu gihe cya buri munsi. Nicyo kinzanye. Papa ndagukunda, mama ndagukunda, rubyiruko ndabakunda. Birashoboka yuko wabaswe n'inzoga, ukaba wumva udashaka kuba waguma kuzinywa, ariko ukumva wabuze ikintu cyatuma utaguma kuzinywa. Birashoboka yuko wabaswe no kunywa itabi, ariko ukumva ntabwo ugishaka kurinywa, ariko ukayoberwa inzira. Niki nakora kugira ngo ndeke ikintu cyambayeho nk'imbata? Icyo kintu unyemerere ufata umwanya wawe wumve kino kiganiro. Ndizera ko hari aho kiri bugukure, ndizera yuko hari naho kiri bugushire. Igituma ndirimba kikantera gutwenga, nuko mfite amahoro adatangwa n'ab'isi. Igituma ndirimba kikantera gutwenga,
nuko mfite amahoro adatangwa n'ab'isi. Iyo ndirimbo mpamvu nyivuze nkunda kubasaba imbabazi nkababwira ngo birashoboka ko ijwi wakumva atari ryiza, ariko nkongera nkakwinginga ngo kurikira amagambo arimo. No muririmbyi yaravuze ngo igituma ndirimba kikantera gutwenga nuko mfite amahoro adatangwa n'ab'isi. Ndaje mbifatanye na cya kintu cyakugize imbata. Iyo hari ikintu cyabasa umutima wawe, yenda ntangirire ku ijambo kubeshya. Iyo kubeshya byaje bigafata umutima wawe bikawuzirika, nta mahoro uba ufite. Iyo wicaye utari kubeshya cyangwa se iyo uri kuganira n'umuntu utari kubeshya, uba wumva nta mahoro ufite. Rero nagira ngo nkubwire aho wakura amahoro, nta handi ni kuri Yesu. Birashoboka yuko ubusambanyi bwaragufashe buzirika umutima wawe, burangije bukubuza amahoro, ku buryo niyo umunsi umwe ushize utabikoze uba wumva nta mahoro ufite. Icyo kintu nacyo nicyo ndi kwita imbata. Cyaragufashe kikugira imbata mu mitsi no mu misokororo, ariko naje kugira ngo tuganire n'iki twakora kugira ngo icyo kintu cyakugize imbata kibashe kuba cyacika. Yenda nawe warakirambiwe pe, ariko wari warabuze inzira, wari warabuze uko wabigenza, wari warabuze uko wakora kugira ngo icyo kintu gicike muri wowe. Yenda wacagoga inyuma umugabo wawe, ariko byari byaranze, ukajya kubikora ariko ukumva ntabwo ushaka guca inyuma umugabo wawe. Cyangwa se papa nawe ukumva ako kageso karakunaniye gucika. Ndaje twirebere ukuntu byagenda kugira ngo iyo ngeso yabaye imbata muri twebwe, yabaye imbata mu banyarwanda n'abanyarwandakazi, yabaye imbata mu bindi bihugu, ibashe gucika. Ntago nzigera mbabwira ikintu ntafite aho ndi kugikura, kuko birashoboka yuko hari abasenga, birashoboka yuko hari n'abadasenga bazakurikira kino kiganiro akibaza atari ko buriya nk'iyo ari kumbwira kuriya ababikura hehe. Ntago nzigera mbabwira ikintu ntafite ahantu kiva. Tugiye kurebana umuririmbyi wa 99, turebe icyo yashakaga, turebe icyo yari agamije kuvuga, turebe se n'iki. Icyo kintu cyakubase cyitwa umugozi. Nacyita umugozi kuko cyaragufashe kirakuzirika, kizirika umutima wawe, kirangije kiba igikuta cyatuma utinjira mu mahoro. Naje kugira ngo nkubwire inzira y'icyatuma igikuta gifunga amahoro yawe kiri buriture ikintu cyatuma gutinjira mu munezero w'umutima wawe. Kuko iyo ufite ikintu cyakuboshye ntabwo ubasha kunezerwa k'umutima, ntabwo ubibona. Ariko tugiye kureba ni hehe wakura amahoro y'umutima, ni hehe nakura amahoro y'umutima, ese ni hehe n'iki nakora kugira ngo mbashe kubaho nanjye mbohotse. Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye,
tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu, umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje, mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo rwawe, uzaze Yesu, uzaze uca uwo mugozi, uzawumbashya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera, uzaze uca uwo mugozi w'ubusinzi, uzawumbashya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera, uzaze Yesu, uzaze uca uwo mugozi w'uburyarya, uzawumbashya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera, uzaze Yesu, uzaze uca uwo mugozi w'ubusambanyi, uzawumbashya umutima, nezezwa no kubohoka, nkabona uko ngukorera, urandinde mwami Yesu, ntunganyirize imigambi, niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose,
ugeze iwanjye mu ijuru, urandinde mwami Yesu, unganyiriza imigambi, niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Haleluya, Mana ishimwe. Papa, uyu muririmbyi yari afite igitekerezo cyiza, mama nawe ndi kubikubwira, wowe uzakurikira kino kiganiro, birashoboka ko yari umupapa, birashoboka ko uyu muririmbyi yari umumama, birashoboka ko uyu muririmbyi yari umusore, ntabwo indirimbo ibitubwira, ariko yagize ishyaka ryiza, aravuga ngo nshaka kugukurikira buri munsi mwami wanjye, mu gihe cy'umubabaro ndetse n'umunezero. Yagize ishyaka ryiza, birashoboka ko nawe hari ikintu cyari cyaramugize imbata, nk'uko natangiye mbibabwira, ariko asanga nta handi hantu icyo kintu kizacikira, asanga nta handi ububeshya azaburekera, asanga nta handi ubushurashuzi buzamuviraho, asanga nta handi ubusambanyi azabureka ngo byemere. Arangije agira ishyaka n'inyota, ariyo mpamvu nababwiye ngo ndaza turebane ni iki twakora, ese ni hehe twasanga ijambo cyangwa se ikintu cyatuma tureka ikintu cyatugize imbata. Arangije aravuga ngo ndashaka. Papa, ese nawe urashaka? Mama, hari ikintu waba ushaka Imana yagukorera? Rubyiruko, hari ikintu waba ushaka ngo ugire ishyaka nk'iry'uyu muririmbyi? Yaravuze ngo ndashaka kugukurikira buri munsi mwami wanjye, nubwo ndi umukene ariko ndumva nshaka kugukurikira, kuko mu bukene bwanjye ninkukurikira ntabwo bari bumbesheshe amafaranga. Aravuga ngo ndashaka kugukurikira. Ayiwe, aragira ishyaka ryiza cyane, aravuga ngo nubwo ndi umushomeri ndumva nshaka kugukurikira, ntago ndi bwicira inzira, ntago nshaka kujya kwiba, kuko nzi neza yuko ngiye gukurikira byanga. Aravuga ngo ndashaka kugukurikira nubwo mfite uburwayi maranye igihe kirekire. Agira ishyaka, aravuga ngo ndumva nshaka kugukurikira. Ntago ari umuntu yavugaga, ntago ari so wanyu yavugaga, ntago ari nyoko wanyu, ahubwo yari yarashubije amaso inyuma, yari yaratekereje. Uyu muririmbyi yarebye kure, asanga nta wundi muntu w'inkomezi, cyangwa asanga nta handi yakura ubutabazi. Arangije aravuga ngo ayiwe Uwiteka, ndumva nshaka kugukurikira buri munsi mwami wanjye, mu gihe cy'umunezero nibashaka bazansore mu nzu, ariko ndumva nshaka kugukurikira. Nubwo naba naraye hanze ndumva nshaka kugukurikira. Yewe mukobwa we, nyemerera ugirire ishyaka nk'iry'uyu muririmbyi yagize, nawe ushake gukurikira Yesu, kuko ari we nzira y'ukuri. Arabasha kukuyobora inzira y'ibiri butume icyakugize imbata kimwe cyarakunaniye kureka, n'ahandi nzira ndi bukubwire ndayikuganisha kuri Yesu. Ni uri butuma ubusinzi bwakugize imbata bubasha gucika. Yesu ni uri butume icyakugize imbata cy'ubusambanyi icyo nicyo kiri bucike, nta handi uri bubikure, urabikura mu gukurikira Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya.
agira ishyaka ryiza cyane aravuga ngo nshaka kugukurikira. Ndakumva. Arangije agira ishyaka ryiza. Nukurikira Yesu ntabwo uzanyagirwa. Nukurikira Yesu ntabwo ubukene buzaza ngo wicire inzira. Nuburara ntabwo uzajya kwiba. Ntabwo uzatekereza kujya kubomora inzu y'abandi. Nuburara ntabwo uzatekereza uri buguha amafaranga kugira ngo muryamane ubone icyo kurya. Nukurikira Yesu yanjye sorati imwe natangiriyeho ndi kukubwira ngo nge ndaje nkurangira inzira izatuma ikintu cyakunaniye gicika. Inzira ndi kugenda nyiganishaho, inzira ndi kugenda nyikwereka, nta yindi ni ugushaka Yesu ukamubwira ngo ndumva nkukeneye, muri shamburete mbamo ndagukeneye, ayiwe ndumva nkukeneye, muri iyi nzu nini mbamo ndagukeneye, mu bushomeri ndagukeneye, ntafite imyenda yo kwambara ndagukeneye, ayiwe ndagukeneye. Papa ndakwinginze muvandimwe, mama, rubyiruko, barumuna banjye, bakuru banjye, nta handi nsinziri, nta handi uzakura ikintu cyatuma ikintu cyakugize imbata kivaho kikarangira, usibye nawe kuba wagira inzara n'inyota nk'iyo uyu muririmbyi yaririmbye akavuga ngo ndumva, ariko ndumva. Aravuga ngo ndumva, abikurura neza, aravuga ngo ndumva nshaka kugukurikira buri munsi mwami wanjye. Nuko gukurikira umwami buri munsi niho yabashaga guhabwa imbaraga. Karitsiye bakabashobora kuba bagutuka kuko wakurikiye umwami mu mutima wawe. Umuntu akagutuka ukamwihorera, umuntu akagutoteza ukamwihorera, kuko uwo wakurikiye aharanira amahoro. Arakomeza aravuga ngo urandinde mwami wanjye. Aravuga ngo ntunganyirize imigambi, ngo nimba naniwe urugendo basi uzanyibutsa urukundo. Ayiwe data, ese ugize iryo shyaka kangahe? Basi urigira kangahe ku munsi? Ese iyo ubyutse wibuka kubwira Imana ngo igutunganyirize imigambi? Mu bukene ufite, bwira Imana igutunganyiriza imigambi, bizatuma cya kintu cyari cyarakugize imbata gicika. Mu kazi ufite, bwira Imana igutunganyiriza imigambi. Ubuzima n'imibereho uri kubona wicayemo, bwira Imana igutunganyiriza imigambi. N'umuririmbyi aravuga ngo nubona naniwe urugendo, muvandi icyo kintu cyakugize imbata ntabwo kiri butume ukomeza urugendo. Muririmbyi nimba ukibeshya ntabwo uri bukomeze urugendo, nimba ugisambana ntabwo uri bukomeze urugendo, muvugabutumwa ntabwo uri bukomeze urugendo. Agira ishyaka ryiza, abwira Imana ngo ntunganyirize imigambi. Ese waba wibuka kubwira Imana ngo itunganye imigambi yawe y'uburirimbyi? Waba wibuka kubwira Imana ngo itunganye imigambi yawe y'ubuhanuzi? Ese waba wibuka kubwira Imana ngo itunganye imigambi yawe? Aravuga ngo nubona naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo. Muvandi, muri iyi minsi hari ibintu byinshi cyane byatuma udakomeza urugendo. Ubukene bukumazeho igihe kirekire
bwatuma udakomeza urugendo. Ikigeragezo cy'uburwayi kikumazeho igihe kirekire utasabye Yesu ngo agutunganyirize imigambi, byatuma udakomeza urugendo. Urwo rubanza ufite utasabye Yesu ngo agutunganyirize imigambi, byatuma udakomeza urugendo. Urwo rutoto rw'ubu buzima urimo udasabye Yesu ngo agutunganyirize imigambi, ntago nkubeshye, ntago wazarangiza uru rugendo. Arangije agira ishyaka ryiza, aravuga ngo urandinde mwami Yesu, muvandimwe, Imana ikurinde, Imana igukomeze, Imana igucire uwo mugozi ukuziritse, utuma umutima wawe utabohokera Imana, utuma umutima wawe udakumbura ijambo, utuma umutima wawe utabana neza n'abana amahoro, utuma umutima wawe wuzuyemo ishyari. Imana yo mu ijuru ica uwo mugozi, ituma umutima wawe uhora urarikira inzoga. Imana yo mu ijuru igucira uwo mugozi, ituma umutima wawe uhora urarikira abagore b'abandi. Imana yo mu ijuru igucira uwo mugozi. Igitero cya nyuma nkunda cyane, aravuga ngo urandinde mwami Yesu, ntunganyirize imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutse urukundo. Hari ikintu yarashatse kuvuga. Uru rugendo rw'ubu buzima wabonye ineza y'Imana, wabonye gukora kw'Imana, wabonye ubutabazi bw'Imana. Nubwo icyo kintu kiri kugutsikamira, ariko ubutabazi bw'Imana warabubonye. Niyo mpamvu yaragize ishyaka n'inyota ryo kuvuga ngo uzanyibutse urukundo. Yarashatse kuvuga ngo basi n'ubu uri mu kibazo, basi ujye wibuka cya kindi cya nyuma cyahise Imana yagukoreye. Ujye wibuka urukundo rw'Imana icyo rukumariye. Ujye wibuka ko urukundo rw'Imana rwakwambitse wari ugiye guseba. Ujye wibuka ko urukundo rw'Imana rwakugaburiye. Ujye wibuka urukundo rw'Imana ko rwakwinjije aho utari kwinjira. Niyo mpamvu yavuze ngo muri uru rugendo uzanyibutse urukundo. Ni Yesu ugira urukundo rutari urw'agahararo. Ni Yesu ugira urukundo rutagira inzika. Ni Yesu ugira urukundo akaguha byose ukeneye, atari uko hari izindi nyungu yaraje kuba yagushakaho. Mwana w'umuntu ashobora kuguha ibintu byose, ariko afite ikindi kintu runaka agambiriye kuba ashaka gukora ku buzima bwawe. Ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo Yesu, muri uru rugendo uzanyibutse urukundo. Subiza amaso inyuma, bimwe Imana yagukoreye biratuma utari bugume gukora iby'Imana yanga. Subiza amaso inyuma, wibuke ko yagutabaye wari ugiye guseba, biratuma ubwo busambanyi wari ugiye gukora ngo uramuke ubwihorera. Muri wowe harahita hazamo ijambo ngo nshingiye ko cya gihe yantabaye, noneho ntago ndi bujye gusambana, nta kintu inzara iri buntware. Nshingiye ko cya gihe yangaburiye ntibye, noneho ntago ndi bujye kwiba, kuko nzi neza ko na cya gihe yabikoze. Nshingiye ko yankoreye cya kindi, noneho mugenzi wanjye ntago ngiye kumubeshya, ngiye kumubwiza ukuri, kuko uzi neza yuko hari ikintu n'ubundi yagukoreye utabinyujije mu buriganya. Akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi, ejo kakakuniga.
kandi nyuma y'ibyo byose hazaba urubanza utazasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa. Akamanyu k'umutima, akamanyu k'umutima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga, kandi nyuma y'ibyo byose hazaba urubanza utazasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa. Akamanyu k'umutima uyu muririmbyi yarashatse kuvuga, yenda reka nkagusobanurireho neza. Birashoboka ko yayiririmbye ariko kumva ntago uri gusobanukirwa n'akahe kamanyu k'umutima. Yarashatse kuvuga yuko ushobora kurya ari uko wasambanye, ako ni akamanyu k'umutima imbere yawe. Yarashatse kuvuga yuko ushobora kuba wicaye mu kazi ariko kuko hari ibyo uzi neza ko uhurira na boss mu cyumba kandi bidahwitse, ako kazi nako ni akamanyu k'umutima. Yarashatse kuvuga ikintu uri gukora, nimba ufite umunzane warawishe kugira ngo ujye ubasha kwiba abantu baje kugura muri butike yawe, uri kwinjiza amafaranga menshi ariko ni akamanyu k'umutima. Birashoboka ko ibyo bintu waba ubikora yenda ujya no guterana, ariko nagira ngo nkubwire ngo ukomeze ubikore ariko uzi neza yuko ari akamanyu k'umutima. Birakuryohera uyu munsi muvandi. Birashoboka kuba yenda bajya kugushopingira imyenda buri munsi, ariko iyo myenda bari kugushopingira nawe urabizi neza ko uwo muntu hari ahandi muri buhurire, kandi ukaba ubizi ko ibyo bintu Imana ibyanga. Yenda birashoboka ko unabizi ko utazi neza ko ibyanga, ariko reka nze mbikubwire. Birashoboka ko wari warabuze umuntu ubikubwira, ariko reka nze mbikwibutse. Nimba uzi neza yuko uri kwakira ikintu kitavuye mu bubasha bw'Imana, kitavuye mu mbaraga z'Imana, kitavuye mu gukora kw'Imana, nimba uzi neza kuri kwakira ikintu kinyuranyije n'iby'Imana ikunda, nagira ngo nkwibutse yuko ako ngako ni akamanyu k'umutima kari bukuryohere, uri bwambara uberwe. Birashoboka ko waba uri no mu nzu nziza ariko nyamara uyikwishyurira nta handi muzahurira ni mu buriri, kandi ntago byemewe. Tubona yuko abagore n'abagabo basezeranye banyuze mu nzira z'amategeko, abo nibo bemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko nimba uzi neza yuko uri kuyikora bitanyuze muri ubwo buryo Imana yemera, ukaba uri kubikora kugira ngo wirengere, ukaba uri kubikora kugira ngo ubone akazi, ukaba uri kubikora kugira ngo ubone imyambaro, ukaba uri kubikora kugira ngo ube heza, ako ni akamanyu k'umutima kari bukuryohere nyine kuko ubona wageze ku iterambere. Ariko wibuke ko kazagucumuza kakaguteranya n'Imana. Twatangiriye ku ijambo ndi kubabwira ngo ndaje tuganire ni iki twakora, ese ni hehe twajya, ese twabigenza gute kugira ngo ikintu cyatubayeho imbata kibi, nongereho kibi. Ushobora kuba warabaswe n'ikintu cyiza, ariko noneho reka nongereho imbata y'ikintu kibi. Ni iki twakora kugira ngo icyo kintu cyatuziritse imitsi n'amaraso n'imisokororo kivemo? Twasanze nta handi cyava usibye gutitiriza Yesu, tukamubwira ngo ndumva ngushaka, ndumva nkukeneye. Birashoboka ko uzakurikira kino kiganiro warigeze gukurikira Yesu ariko ukagira ibihe ukamureka, ukamuhagarika kuba yagendana nawe. Reka nkugire inama, ongera umugarure, ongera umubwire ko umukeneye. Nk'uyu muntu yavuze ngo ndumva nshaka kugukurikira Yesu mu gihe cy'umubabaro ndetse no mu munezero.
mu munezero saba Yesu azatindane nawe, kuko mu munezero udasabye Yesu ngo azagendane nawe nabwo wakora amangambure, wavuga ibidahwitse. Ariko nugendana na Yesu, ugukorana na Yesu, Mwuka Wera azaganza muri wowe. Wibuke ko turi mu gihe cya Pentekote, wibuke ko turi mu gihe cy'Umwuka Wera, kandi Mwuka Wera iyo yaje muri wowe abasha kukumanagingira ibyo uri buvuge, abasha kukumanagingira ibyo uri bukore. Nubona uri kunyuranya n'ibyo Mwuka Wera ashaka, umenye yuko ubwo Mwuka Wera ntawe ufite. Nubona uri muri korari usunikana n'ukuyobora, umenye yuko Mwuka Wera ubwo ntawe ufite, utangira ubwire Yesu ngo ndumva nshaka kugendana nawe. Nimba uri gusunikana na pasiteri wawe, umenye yuko ubwo Mwuka Wera ntawe ufite. Nimba muri karitsiye utari kubana neza n'abantu amahoro, umenye yuko ubwo Mwuka Wera ntawe ufite. Nimba ku kazi ukora utari kubana neza n'abantu amahoro, umenye neza ko ubwo Mwuka Wera yamaze kwimuka yigendeye ntawe ufite. Unyemerere wisuzume. Hari ijambo nkunda kuvuga ngo ubundi naho umuntu atakwirirwa akubaza, nawe ubwawe wakwikarasa icyiciro urimo ukabasha kuba wakimenya. Ariko ntugire ubwoba, niwumve ko byacitse, haracyari amahirwe yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Ubusambanyi bwaragutemye, amagambo yaragutemye, kwirirwa usebanya byaragutemye, ayiwe kutanyurwa byaragutemye, bugambanyi bwaragutemye. Ariko haracyariho amahirwe yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, Mwuka Wera yakongera agashibuka, urukundo rwakongera rugashibuka. Wabonaga bagenzi bawe ukabona nta kintu bamaze, ukabona nta kintu bavuze, icyo gihe nuko Mwuka Wera yamaze kwimuka muri wowe. Ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Rero twinjiye mu ijambo, narababwiye ngo ntago nzigera na rimwe nkora ikosa ryo kubabwira ibintu bidafite ahantu biva. Twigire ku mugabo Yeremiya, Yeremiya umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu, dutangirire ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aratubwira ngo uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Wowe uri kwizera nde? Birashoboka kuri kwizera boss, birashoboka kuri kwizera umugabo wawe, birashoboka kuri kwizera mama wawe, birashoboka kuri kwizera abaturanyi, birashoboka kuri kwizera uwo mukoresponda, birashoboka ko hari ikintu runaka uri kwizera. Ariko nubwo uri kukizera, uzirikane yuko nta mizi gifite, ndetse nta naho bihagaze, bizarangira vuba. Nicyo nshatse kukubwira. Ibyo bintu uri kwizereramo bizarangira vuba. Ariko niwizera Imana, ijambo riratubwiye ngo uwo muntu ameze nk'igiti giteye ku mugezi, kuko imizi y'icyo giti ntago ijya yuma, ihora itoshye, n'amababi yacyo agahora atoshye. Ndakwifuriza rero kwizera Imana. Ibindi bintu byose wari wishingikirijeho, wari wizeye, bikarangira, ukabiterura mu mutima wawe, ukimika Yesu akaba ari we utinda mu mutima wawe. Wimwimura, wimwimura, wimwimura Yesu, wimwimura, ahubwo mwimike
niwe buye rizima wimwimura 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 Yesu wimwimura ahubwo mwimike niwe buye rizima kuramo ubusambanyi maze umwimike kuramo kuraguza maze umwimike kuramo ubugizi bwa nabi maze umwimike kwimika Yesu nukwiteganyiriza kwimika Yesu muri wowe nukwiteganyiriza kwimika Yesu muri wowe nukwiteganyiriza ngwino kwa Yesu witeganyirize ngwino kwa Yesu witeganyirize birashoboka ko wimitsemo mu mutima wawe ibintu bidafite umumaro ariyo mpamvu naje kugira ngo turebe niki twakora kugira ngo ibintu wimitse bibashe kuva muri wowe dusome mu izina rya Yesu icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusyi ya Haromu cyandikwa ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe yo mu bicaniro byabo ndetse n'abana babo baracibuka ikintu uri gukora tubonye ko icyaha cy'uyu mugabo cyagize ahantu cyandikwa ndetse n'abana babo baracibuka ikintu uri kwimika muri wowe nimba ari ikintu Imana idakunda nimba ari ikintu Imana idashaka n'ubundi abana bawe bazahora bibuka yuko wari umusinzi bazahora bibuka yuko wari umusambanyi bazahora bibuka ko wari umujura ariko nagira ngo nkubwire umurage mwiza wasigira abana bawe nuko waharanira kwimika Yesu muri wowe kugira ngo bazajye bibuka icyo kintu cyuko wari umunyangeso nziza uzaba uraza umurage mwiza mu bana bawe murongo wa 17 murongo wa 7 yaratubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi ntikizatinya amapfa nacana ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto ntikizatinya amapfa nacana nawe muvandimwe mwiza nuharanira kuza kuri Yesu ubukene bukaza ntago uzatinya uzagira kwizera yuko nubwo bimeze gutyo ejo bizahinduka nuharanira gutindana na Yesu nugera mu buzima bw'ubushomeri uzongera ugire kwizera uzongera ugire inkomezi ntacyo bizagutwara nta nicyo bizaguhinduraho kuko wamaze kuba uteye kuri Yesu kandi ari iriba by'isoko itagikama nagira ngo nkushishikarize guharanira kuba watinda kuri Yesu murongo wa 17 haratubwira ngo we kumbera igiteye ubwoba uri ubuhungiro bwanjye ku munsi w'amakuba we kumbera igiteye ubwoba uri ubuhungiro bwanjye ku munsi w'amakuba we kumbera igiteye ubwoba uri ubuhungiro bwanjye ku munsi w'amakuba Yeremiya niko yararimo abwira Yesu niko yararimo atitiriza Yesu amubwira ngo we kumbera igiteye ubwoba nubwo mbona ndi mu bukene ariko undindi ikintu cyatuma ngira ubwoba kuko nzi neza yuko ari wowe ngabinkingira mu makuba tugiye gusenga ariko tugiye gusengera mu ijambo
rivuga ngo Imana iduha imbaraga zo kwihanira kureka. Tugiye gusengera mu ijambo ritubwira ngo Imana iduhe imbaraga zo kwihanira kureka. Twatangiye tuvuga ngo birashoboka ko hari ikintu cyakugize imbata ariko mbi. None dusubitse tuvuga ngo Imana iduha imbaraga zo kwihanira kureka. Mana data wa twese, Uwiteka nyiribihe, Uwiteka nyiringabo, aya masaha duciye bugufi cyane, nzanye ibyifuzo by'abapapa bafite ibintu byabananiye kureka, nzanye ibyifuzo by'abamama bafite ibintu byabananiye kureka, nzanye abasore n'inkumi, nzanye urubyiruko bafite ibintu byabagize imbata, byarabafashe biboha imitima yabo, bananiwe ubwinyagamburo. Ariko aya masaha ndakwinginze, nciye bugufi cyane, yewe Uwiteka ntungayire ijwi ryanjye, ndagusabye nyagora ku ngoma, nubacira umugozi, mugozi w'ubusambanyi nuwuce, mugozi w'ubusinzi nuwuce, ibyabagize imbata buhehesi nubuce, kutanyurwa nubice. Ayiwe Uwiteka, umuntu ashobora kuba ashaka kugukorera ariko hari imigozi imuziritse. Aya masaha ndakwinginze, ndagutitirije nyaguhora ku ngoma, namaze kumenya ko ari wowe ufite ubutware, namaze kumenya ko ari wowe ufite ubushobozi bwo gufata umugozi waziritse umuntu ukawuca. Niyo mpamvu uriya muririmbyi yaririmbye ngo uzaze uncire umugozi, ngo umbohoye umutima, ngo nezezwa no kubohoka, ngo nkabona uko ngukorera. Uyu muntu bose nta munezero afite, uyu mupapa bose nta munezero afite, uyu muvugabutumwa bose, uyu muririmbyi bose, uyu muhanuzi bose nta munezero afite. Ariko aya masaha Mana ndakwinginze, ngwino uca umugozi, tuma batagukorera nk'uko bikwiye, utuma batakuririmbira nk'uko bikwiye, utuma tutaguhamya nk'uko bikwiye. Uriya muririmbyi yavuze neza, aravuga ngo nabuze umuntu n'umwe wabimbwira nk'uko biri. Mwami Uwiteka, imigozi tuziritse ntabwo ituma tukuvuga nk'uko biri. Niyo mpamvu aya masaha ninginze ngo uducire umugozi. Ndabizi kubyumvise kandi ngufitiye icyizere kubikoze. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amen. Imana y'umugisha mukozi w'Imana, kandi Imana yongere amavuta mu mperezo, kuko ndabizi neza ko ubuganyutse Imana ikongera amavuta menshi mu izina rya Yesu Kristo. Kwadukurikiye rero, ndabizi neza yuko odashiti yanyu kandi mukunda, ariko kandi muzakenda kumuhamagara kugira ngo abasengera Imana kubw'ibibazo n'ibyifuzo muzamufite. Muzakenera ko bagira inama mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kandi namwe mushobora kumugira inama. Reka tumusabe ababwire telefone ze kugira ngo muzamuhamagare, mwamugira inama, mwamugisha inama, cyangwa se mwamugize ibyifuzo, kuko n'umunyamasengesho akunda gusenga, kandi ibyifuzo byawe Imana irabisubiza iciye muri oda. Reka tumwinginge abahe telefone ze kugira ngo muzamukenereho. Murakoze cyane. Murakoze. Ni 079 37 63 012. Ni 079 37 63 012. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.